نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبعد نيوغ شمال سبحانه وتعالى نمكو فرزا إنو محمد صلى الله عليه وسلم مهوروني مجيشا dukomeje n'isomo ryacu rya faraidu akaba ari isomo rijyanye no kuzungura muri Islamu aho tugeze ku isomo rya 15 aho uyu munsi turi bukomeze n'isomo ryacu fil furud wa ashabiha aho turi burebere hamwe imigabane y'abantu Imana subhanahu wa ta'ala yagiye ivuga muri Qur'ani. Hari abantu Imana subhanahu wa ta'ala yagiye ivuga muri Qur'ani, ivuga n'ibice cyangwa se n'imigabane bagomba gufata mu mutungo uba wasizwe na nyakwigendera. Muri abo ngabo nibutsa mu isomo ryacu cyangwa se masomo yacu abanjirije iryuno munsi nuko twarebe hamwe abafata kimwe cya kabiri. Twavuze yuko bageze mu bantu hafi batanu, twavuzemo umugabo kandi tunavuga na condition. Twavuze ko umugabo afata kimwe cya kabiri mu mutungo wasizwe iyo nta bana bahari cyangwa se iyo abakomoka ku wapfuye badahari cyangwa se ku mugore, kubera yuko cya mbere na mbere umugabo azungura umugore we. Nuko ngo iyo umugore nta bana afite kira gihe umugabo afata kimwe cya kabiri, akaba ari mu bantu batanu bafata kimwe cya kabiri. Uwa kabiri twavuze mo n'umukobwa cyangwa se n'umukobwa nyakwigendera. Tuvuga yuko umukobwa nyakwigendera afata kimwe cya kabiri mu mutungo nyakwigendera iyo ari wenyine. Nuko ngo iki gihe iyo umukobwa ari wenyine akaba yapfishije papa we cyangwa se mama we, nukuvuga ngo kira gihe iyo adafite musaza we cyangwa se abandi bakobwa basangiye umutungo, kira gihe nukuvuga ngo afata kimwe cya kabiri iyo ari wenyine. Tunavugamo nanone na bintil ibni, tuvugamo umwuzukuru w'umukobwa ukomoka ku bana b'abahungu. Nukuvuga ngo kira gihe iyo ari umwuzukuru w'umukobwa ari umwe, nukuvuga ngo kira gihe nta bandi buzukuru ahari b'abahungu cyangwa se abana b'abahungu cyangwa se abakomoka kuri wa wundi uba wapfuye, kira gihe nawe afata kimwe cya kabiri mu mutungo uba wasizwe na nyakwigendera. Hanyuma tunavuga nanone abandi bantu bafata kimwe cya kabiri mu mutungo uba wasizwe. Tuvugamo mushiki wapfuye iyo ari wenyine cyangwa se iyo uwapfuye adafite abo akomokaho cyangwa se abamukomokaho. Hanyuma nanone tunavuga nanone na mushiki we ukomoka cyangwa se ukomoka kwa papa we cyangwa se basangiye papa. Iki gihe nanone tuvuga yuko aba bose baza cyangwa se ibi bice byose tuvuga baza hari impamvu. Nuko ngo iyo umuntu ari wenyine cyangwa se iyo umuntu yapfuye adafite abakomokaho cyangwa se amukomokaho, ibi byose babireba cyangwa se bigenderwaho kugira ngo hagabanywe cyangwa se kugira ngo hatangwe izungura muri Islam. Iki ni igice cya mbere twarebe hamwe mu masomo yacu abanjirije ayanga. Hanyuma muri indi somo ryacu rindi twarebe hamwe abafata kimwe cya kane. Twavuze yuko mu bafata kimwe cya kane ni abantu babiri. Twavuzemo umugabo, tuvuga yuko umugabo afata kimwe cya kane mu mutungo w'umugore we iyo umugore yasize abana cyangwa se iyo hari abana bakomoka ku mugore. Nuko ngo kira gihe umugabo ntabwo aba agifashe kimwe cya kabiri, ahubwo afata kimwe cya kane kubera yuko umugore we hari abana yabyaye cyangwa se yabyaranye n'uwo mugabo cyangwa se abandi bana yabyaye ku ruhande. Hanyuma nanone tuvuga yuko umugore nawe ari muri bantu bafata kimwe cya kane, ariko tuvuga yuko umugore afata kimwe cya kane iyo nta bana bakomoka ku mugabo. Nuko ngo iyo umugabo apfuye akaba nta bana afite, kira gihe umugore afata kimwe cya kane mu mutungo w'umugabo we. Hanyuma nanone tunavuga nanone yuko kimwe cya munani na Imana subhanahu wa ta'ala yavuze kimwe cya munani muri Qur'ani. Tuvuga yuko Imana subhanahu wa ta'ala yagiye umuntu umwe ari we umugore. Tuvuga yuko umugore afata kimwe cya munani mu gihe umugabo afite abana. Kwangu iyo umugabo apfuye akaba afite abana yabyaranye n'umugore cyangwa se yabyaye ahandi ku ruhande cyangwa se ku bandi bagore, kira gihe umugore ahabwa kimwe cya munani. Aya niyo mategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala yagiye amanuka muri Qur'ani. Hanyuma mu isomo ryacu ry'uno munsi turi burebera hamwe ashabu thuluthaini cyangwa se n'abantu bafata bibiri bya gatatu. Nuko ngo iyo abantu cyangwa se iyo umuntu yapfuye n'iryari abantu bahabwa bibiri bya gatatu mu mutungo nyakwigendera cyangwa se mu mutungo uba wasizwe na wa wundi uba wapfuye. Nibutsa nuko twavuze yuko iyo tuvuze ngo bamwe bafata bibiri bya gatatu cyangwa se bafata kimwe cya kane cyangwa se bafata kimwe cya kabiri, twavuze yuko ntabwo aba bantu bose baza kuzungura, ahubwo bazungura hari impamvu. Nuko ngo aba bose baza kuzungura hari condition cyangwa se hari impamvu zituma bashirwa muri babandi bagomba kuzungura. Nuko ngo uyu munsi inshallah mu isomo ryacu ry'uno munsi mu isomo rya 15 turi burebere hamwe ashabu thuluthaini n'abantu bahabwa bibiri bya gatatu mu mutungo wa nyakwigendera. Nuko ngo Imana subhanahu wa ta'ala dhukira fi al-Qur'an al-Karim fi mawdi'ain. Imana subhanahu wa ta'ala yavuze bibiri bya gatatu muri Qur'ani ahantu habiri. Wa ashabu thuluthaini arba'atun asnaf. Nuko
nuko ngo abantu bahabwa bibiri bya gatatu muri Qur'ani bagabanyijemo ibice bine. Ese abo bantu ni bande? Ese abo bantu ni izihe condition bagomba kuba bujuje? Ese ni ibihe byangombwa bisabwa kugira ngo abo bantu bahabwe bibiri bya gatatu mu mutungo uba wasizwe na nyakwigendera? As-sinful awwal ni kuvuga ngo igice cya mbere ni albanatu wa yakhudhu bisharutain. Kuvuga ngo imbere na mbere harimo abakobwa cyangwa se harimo abana b'abakobwa. Nuko ngo iyo abana b'abakobwa bafite umubyeyi wabo wapfuye, yaba mama cyangwa papa, bakaba ari babiri kuzamura. Nuko ngo iyo tuvuze ngo ari abana babiri b'abakobwa kuzamura, nuko ngo kiriya gihe Imana subhanahu wa ta'ala yavuze yuko bagomba guhabwa bibiri bya gatatu mu mutungo wa papa cyangwa se mutungo wa mama wabo cyangwa se mu mitungo y'ababyeyi babo. Nuko ngo abangaba bagomba kuba ari abana b'abakobwa bonyine gusa kuzamura. Iyo tuvuze ngo kuzamura nuko ngo ni kabiri gatatu kane kuzamura, ari abana b'abakobwa gusa. Kuko twavuze ko yari umwana umwe w'umukobwa ahabwa kimwe cya kabiri, ariko iyo ari abana b'abakobwa babiri kuzamura nta muhungu urimo, Imana subhanahu wa ta'ala yavuze yuko bagomba guhabwa bibiri bya gatatu. Kuko Imana subhanahu wa ta'ala ivuga muri Qur'ani, fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka. Ngo mbyukuri mu gihe ababyeyi bazaba batabarutse cyangwa se mu gihe abana umubyeyi wabo w'umugabo cyangwa se papa wabo cyangwa mama wabo azaba yapfuye kandi akaba abo bana bazaba basigara abakobwa gusa, babiri kuzamura. Nuko ngo babiri batatu bane kuzamura, icyo gihe bazahabwa bibiri bya gatatu mu mutungo cyangwa se mu mitungo y'ababyeyi babo. Hanyuma muri condition bagomba kuba bujuje cyangwa se condition bagomba kuba bujuje nuko bagomba kuba mbere na mbere nuko bagomba kuba ari babiri kuzamura. Nuko ngo bagomba kuba ari abakobwa babiri batatu bane kuzamura. Hanyuma indi condition ya kabiri nuko bagomba kuba ari abana b'abakobwa gusa nta mwana w'umuhungu. Twangu kugira ngo abakobwa bafate bibiri bya gatatu mu mutungo uba wasizwe n'ababyeyi babo nuko bagomba kuba ari bonyine kandi akaba ari babiri kuzamura. Twangu abakobwa babiri batatu bane batanu batandatu kuzamura nta mwana w'umuhungu urimo. Hanyuma indi condition ya kabiri nuko bagomba kuba nta mwana w'umuhungu cyangwa se nta muhungu uri muri abo bakobwa bagomba kuzungura. Ngo izi ngizi nizo condition ebyiri zonyine gusa zituma abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abakobwa batatu bane babiri batanu batandatu bahabwa bibiri bya gatatu mu mutungo w'ababyeyi babo. Hanyuma abandi bantu bahabwa bibiri bya gatatu mu gihe bibaye ngombwa ni banatul ibni. Nukuvuga ngo na banatul ibni na abakobwa bakomoka n'abakobwa babuzukuru bakomoka ku bana b'abahungu. Twavuze yuko ahanga inshallah Imana idufasha tuzabireba hamwe mu yandi masomo yacu azakurikira ibyo tubavuga ngo ni alhajbu cyangwa se n'abantu babuza abandi kuzungura iyo bahari. Kwango iki gihe twavuze yuko ntabwo abana bashaka kubabaza kuzungura cyangwa se abavandimwe bazungura umuvandimwe mugenzi wabo mu gihe papa wabo cyangwa se mu gihe ise uwapfuye abahari. Kwango nanone ahanga batubye yuko banatul ibni cyangwa se n'abuzukuru bakomoka ku bana b'abahungu. Kwango abuzukuru bakomoka ku bana b'abahungu ni ryari bazungura cyangwa se ni ryari bashirwa muri babandi bagomba kuzungura. Kwango ahanga no kuvuga ngo kugira ngo abangaba bahabwe bibiri bya gatatu nuko abo bakomokaho cyangwa se nuko papa wabo uvuka kuri nyakwigendera nuko agomba kuba adahari. Kwango iyo papa wabo adahari akaba noneho yarabyaye abana b'abakobwa gusa cyangwa se afite abana b'abakobwa gusa babiri kuzamura, kiragiye nabo bahabwa bibiri bya gatatu nk'abuzukuru cyangwa se nk'igice cya papa wabo. Ahanga twavuze na abana b'abakobwa n'abuzukuru b'abakobwa bakomoka ku bana b'abahungu. Kwango abakomoka ku bana b'abakobwa inshallah nabo tuzareba itegeko ryabo cyangwa se uko Imana subhanahu wa ta'ala ibivuga. Hanyuma ikindi nuko aba bana b'abakobwa cyangwa se nuko ababuzukuru b'abakobwa muri condition cyangwa se mu bisabwa kugira ngo bahabwe bibiri bya gatatu mu mutungo wa nyakwigendera cyangwa se mu mutungo wa sogokuru, nuko aba bana b'abakobwa bagomba kuba ari babiri kuzamura. Agomba kuba ari babiri batatu bane batanu kuzamura kandi bakaba ari abuzukuru bakomoka ku bana b'abahungu. Iyo ari abana b'abakobwa tuzareba inshallah uko Imana subhanahu wa ta'ala ibivuga. Hanyuma iyindi condition cyangwa se iyindi mpamvu ituma bahabwa bibiri bya gatatu nuko muri abo buzukuru hatagomba kuba harimo umwuzukuru w'umuhungu. Kwango iyo hajemo umwuzukuru w'umuhungu ukomoka ku bana b'abahungu, kiragiye no kuvuga ngo aba bana b'abakobwa cyangwa se ababuzukuru b'abakobwa baba bakomoka
bakomoka ku bana b'abahungu kiragiye ntago baba bagihawe 2/3 ahubwo bahabwa inshuro abahungu bahabwa inshuro 2 z'abakobwa. Kwango iki ngiki ni ikindi gice cya kabiri Imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani yuko bagomba guhabwa 2/3 mu mutungo uba wasizwe na nyakwigendera mu gihe bibaye ngombwa. Iyo tuvuze ngo mu gihe bibaye ngombwa nukuvuga ngo ntabwo abantu bose, ntabwo umwuzukuru yazungura mu gihe papa we abahari, cyangwa se ntabwo abavandimwe bazungura mu gihe papa cyangwa se umubyeyi wapfuye yaba ahari cyangwa se yaba kiriho. Nuko ngo abangaba baza kuzungura hari impamvu cyangwa se hari condition runaka, cyangwa se baza kuzungura mu gihe bamwe badahari. Hanyuma asinfu athalith cyangwa se igice cya gatatu Imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani mu gice gihabwa 2/3 mu mutungo uba wasizwe na nyakwigendera ni ashaqaiqu 2 fa akthara. Nuko ngo ahangaha noneho n'abavandimwe bo wapfuye babakobwa babiri kuzamura. Nuko ngo tuvuze ngo abavandimwe bakobwa kuzamura, iki gihe ni igihe uwapfuye cyangwa se uyu muntu wapfuye aba adafite ibyo bita al-furu' usul, ngo aba adafite abo akomokaho n'abamukomokaho. Iyo tuvuze ngo abo akomokaho tuba tuvuga papa we na sogokuru kuzamura. Iyo tuvuze ngo abamukomokaho tuba tuvuga abana be n'abuzukuru bakomoka ku bana be. Nuko ngo iyo abangaba badahari harebwa noneho abavandimwe be. Nuko ngo iyo abavandimwe bahari noneho akaba ari abavandimwe gusa b'igitsina gore, iki gihe bagomba kuba ari babiri kuzamura. Iyo ari umwe inshallah twavuze yuko iyo ari umuvandimwe umwe cyangwa se ari umukobwa umwe umuvandimwe ahabwa 1/2. Ariko none ari benshi, nuko ngo iyo ari 2, 3, 4, 5 kuzamura, nuko ngo iki gihe bahabwa 2/3 ariko muri condition yuko nta muvandimwe w'umuhungu uhari. Kwa ko Imana subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani fa in kanat 2 falahuma thuluthani mimma taraka, ngo mbyukuri mu gihe abavandimwe b'abakobwa bazaba ari 2 kuzamura cyangwa se ari 2 kuzamura 3, 4, 5, 6 mbyukuri bazahabwa 2/3 mu mutungo w'umuvandimwe wabo cyangwa se mu mutungo wa musaza wabo mu gihe azaba yapfuye cyangwa se mushiki wa mu gihe azaba yapfuye. Nuko ngo iki gihe abana b'abakobwa cyangwa se abavandimwe bo wapfuye bahabwa 2/3 mu mutungo we mu gihe uwapfuye nta papa afite cyangwa se nta sogokuru afite cyangwa se nta bana afite cyangwa se nta buzukuru bakomoka ku bana be bahari. Nuko ngo kiragiye harebwa abavandimwe. Iyo abavandimwe be noneho nabo bahari, nta bana abavandimwe b'abahungu bahari, kiragiye hakaba hari abavandimwe b'abakobwa 2 kuzamura 3, 4, 5 bahabwa 2/3. Ariko ari umuvandimwe umwe w'umukobwa ahabwa 1/2. Ariko nanone iyo hari abavandimwe b'abahungu n'abavandimwe b'abakobwa, kiragiye no kuvuga ngo abavandimwe b'abahungu bafata inshuro 2 z'abavandimwe b'abakobwa. Iri ni itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani. Kwa ko Imana subhanahu wa ta'ala ko fa in kanat 2 falahuma thuluthani mimma taraka, ngo mbyukuri iyo abavandimwe b'abakobwa ari 2 kuzamura, ngo mbyukuri bahabwa 2/3 mu mutungo uwapfuye. Hanyuma igice cya nyuma Imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani ni asinfu arabi'a ni al-akhawatu li abi. Nanone ahangaha n'abakobwa cyangwa se n'abavandimwe b'abakobwa bakomoka kuri papa. Iyo tuvuze ngo abavandimwe b'abakobwa bakomoka kuri papa, ahangaha iyo tuvuze ngo ashaqaiqu 2 kwango n'abavandimwe b'abakobwa baba bavukana kuri papa na mama. Iyo tuvuze ngo abavandimwe bakumvukana kuri papa na mama, urugero umuntu ashaka kuba avukana n'abakobwa kuri papa na mama ariko akaza gupfa afite umutungo adafite abo akomokaho cyangwa se amukomokaho, kiragiye abavandimwe bakomoka kuri papa na mama bahabwa 2/3 mu gihe abavandimwe bandi badahari. Ariko nanone ashaka kuba afite uwo papa we yabyaye ku ruhande cyangwa se uwo basangiye papa, ngo iki gihe nanone uyu nguyu nawe akurikiza izi condition twavuze. Hanyuma hakyongeraho condition imwe, nuko hatagomba kuba hariho adamu al-ashaqa wa shaqa. Nuko ahangaha niyo ari umuvandimwe cyangwa se ari umwana w'umukobwa cyangwa se ari umuvandimwe w'umukobwa ukomoka kuri papa cyangwa se basangiye papa gusa, kugira ngo ahabwe 2/3 nuko hatagomba kuba hariho abavandimwe basangiye n'uwapfuye papa na mama. Nuko ngo hari abavandimwe basangiye papa na mama cyangwa se hari abavandimwe bandi b'abahungu basangiye papa na mama,
nuko uyu muvandimwe kwa mama ntabwo aba agihawe bibiri bya gatatu nk'ukuntu Imana subhanahu wa ta'ala yabivuze muri Qur'an. Nuko isomo ryacu ry'uno munsi twarebeye hamwe abantu cyangwa se abantu Imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'an yuko bahabwa bibiri bya gatatu mu mutungo uwo wasizwe na nyakugenda cyangwa se uwo wasizwe n'uwapfuye. Inshallah Imana nidufasha mu yandi masomo yacu azakurikira tuzarebera hamwe abahabwa kimwe cya gatatu cyangwa se abahabwa kimwe cya gatandatu nk'ukuntu Imana subhanahu wa ta'ala yabivuze muri Qur'ani. Wa billahi at-tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.